kukwereka hari ikintu kirimo kurimbura abantu banjye kandi ikintu utigeze umenya. Numva amarira aje mu maso yanjye, ndavuga ni Nyagasani, nshaka kuvuga iki? Ndangije namubwira nti siniba, sinica, nta nubwo nkora ibiteye isoni. Arangije azunguza umutwe buhoro buhoro, arambwira ati intsinzi ikomeye y'umwanzi ntabwo iboneka mu byaha abantu bisangamo mu buryo bworoshye, ahubwo intsinzi y'umwanzi iri mu bintu abantu bafata nk'aho ari ibintu byoroshye. Hanyuma ahantu twe turi hatangira guhinduka, ntangira kwibona hagati mu mwijima. Nari ndi mu cyumba kinini cyane kizengurutswe n'amasikirini kandi mbona harimo ikoranabuhanga rihambaye. Izo sikirini zari zirimo kwerekana ubuzima bw'abantu, zigaragaza ibintu biri mu matelefone y'abantu ndetse muri za mudasobwa zabo. Ako kanya nangiye kubona muri sikirini abantu barimo guseka, bagenda basikororinga amatelefone yabo, barimo kureba ibintu byinshi icyarimwe. Maze Yesu arambwira ati reba kandi witegereze neza. Nanjye negera sikirini neza, ntangira